Yesu ashimwe, amahoro mugubwe neza. Ni kuri Yesu byose TV. Yesu abane namwe kandi abaho umugisha, ibyo ukora byose wahuronke kandi Imana ibane nawe. Tugiye gusangira amagambo make cyane aboneka mu ijambo ry'Imana, ariko afite umutwe uvuga ngo urugamba urwana ntuzarugweho ahubwo uzarutsinde mu izina rya Yesu. Urugamba urwana ntuzarugweho ahubwo uzarutsinde. Reka dusome aya magambo rero, dusenge, ubundi tuganire. Yesu abahana umugisha natwe kandi Imana bagire neza. Nuko Abafilisitiya barwana n'Abisiraheli. Abisiraheli barabahunga, ariko babicira ku musozi Gilibowa bagwaho. Abafilisitiya basatira Sawuli n'abahungu be, bica Yonatani, Abinadamu na Melikishuwa bene Sawuli. Urugamba rwibasira Sawuli cyane, abarashi bamugeraho, bamukura umutima cyane. Yesu atugire neza. Ni Samweli wa mbere 31 murongo wa mbere kugera ku wa gatatu, aho harahagije. Nubishobora uzasomera igice cyose uzumva uko urugamba rwagenze. Ijambo ntuzanavuga ngo ntuzagwe ku rugamba urwana narwo ahubwo uzarutsinde. Nibyo biranga umuntu w'intwari. Yesu ashimwe cyane. Reka dusenge tubone kuganira amagambo y'Imana. Mana, ndagushimiye kuri mwiza kandi ukiranuka, izina ryawe niryubahwe. Iki kibuga kiranyerera kandi kiranacuramye, n'inzira irafunganye. Abantu barigendamo n'abazayinyuramo uzabaho ubutwari, bazakomeze, uzabarinde kugwa mu nzira, ahubwo uzabagezeyo amahoro. Ni mu izina rya Yesu, amen. Reka mvuge kuri Sawuli gato mbere ko ninjira muri ibi bintu cyangwa se muri iki gisho cy'uyu munsi. Ubundi kera Abisiraheli batwarwaga n'Imana ubwayo, ikajya inyura mu muntu rimwe, akaza akabwira iby'Imana ishaka, umuhanuzi. Nyuma haza abacamanza ba Yefuta n'abandi muzi, n'aba Mose, abo bose. Haza n'aba Gidiyoni n'abandi, n'aba Yehudi n'abandi, bose bari abacamanza kugera kuri Samweli. Noneho kuri Samweli mu 18 niba atari 7 naho nibuka neza, niho abantu babwiye Samweli ati rero twimikira umwami duse n'andi mahanga. Banga kuyoborwa n'Uwiteka. Ngo Samweli bimutera agahinda, arababara cyane, aravuga ati Imana, aba bantu kubera icyo banze kubayobora. Maze ngo Imana ibwira Samweli ngo humura, bihorere, ninjye banze si wowe banze, uzagenda ubimikira umwami. Uwiteka rero azi ubwenge abwira Samweli ati uzabimikira uyu n'uyu n'uyu, niwe mwami bashaka. Nuko indogobe zirabura ziraza kuboneka. Samweli agenda asaba muhishura uruhisho, baramuhararya, aranywa, baramwimika. Nuko Samweli yabaye umwami w'Abisiraheli bivuye kuri rubanda nyamwinshi basabye umwami. Nuko rero Sawuli hari ibintu byamuranze bibiri. Icyambere ranzwe n'ishyari mu mutima we, ikindi arangwa no kutumvira Imana. Ni umugabo wahubukaga cyane, ntago yitondaga ngo abanze arebe ngo ashoze. Yumvaga byose yabikora kandi ntago byashobokaga. Icyambere yavangaga imirimo y'Imana n'iby'ubwami. Harageze atamba ibitambo kandi atari umurimo we. Gutamba byari ibintu byakorwaga n'umutambyi. Ibyo bituma Imana ibabara. Hari ibintu byinshi Imana agiye umubwira ati Sawuli Sawuli Sawuli, Sawuli akabikora uko ashaka. Ibyo byose bituma Imana baramubwira ngo nzaguca ku ngoma, kandi byafashe igihe kinini kugira ngo acibwe ku ngoma. Yamaze indi myaka ayobora kandi Imana yaramuciye ku ngoma. Rero Imana n'urukundo kandi itandukanye nuko abantu batekereza. Ariko reka ngere hano kuyo nashatse kuvuga. Ngo hari umusozi bita Gilibowa, ntiwari muremure cyane. Oya, wari umusozi utuje nk'indi yose, ariko uwo munsi ngo urugamba rw'Abisiraheli n'abandi n'abanzi babo naho barwaniye. Yesu atugirire neza cyane. Abafilisitiya n'Abisiraheli naho barwaniye. Noneho ngo umusozi Gilibowa ugora Abisiraheli, ariko Uwiteka yashatse gukuraho Sawuli kubera ko yari amurembeje kugira ngo isezerano yavuze risohore. Rero nuko nguko abagenzi bajya bayoba bakagomera Imana bibwira ko bazagera ariko ntibagereyo. Uramenye ntugome. Imana ntagenegurizwa izuru. Niba arakubwiye ngo ci buryo, uzanyura iburyo, ntuzaci ibumoso, kuko ibyo Imana ntibikunda. Urugamba rubera urugamba, ngo Abisiraheli batera ababisha babo umugongo, ngo babatsinda aho ngaho. Ndetse n'abahungu ba Sawuli batatu, harimo no bita Yonatani na Melikishuwa na Abinadabu, bose bagwa aho ngaho. Bamaze gupfa ngo Sawuli abarashi baramusatira cyane, bimutera ubwoba. Aravuga ngo ndapfuye. Bituma yiyahura, abwira umugaragu wamutwaje intwaro ngo nyica. Ngo Sawuli ubwe yari sogosa arapfa. Yesu atugire neza cyane. Ni kubera iki ibi bintu bibaho? Iki kibuga ni urugendo rucuramye kandi n'ikibuga kinyerera. Iyi nzira ijya mu ijuru ni inzira ifunganye, ntago inyurwamo n'abantu babonetse bose. Hanyuramo abantu babasha kurwana no kwihangana. Reka nkubwire, umutima ufite ni wowe ubwawe, n'ibitekerezo ufiteho cyangwa inzozi ufite nizo wowe ubwawe. Urugendo rero ntago urugenda urebeye ku bandi uko barugenze. Nubirebaho bizakunanira. Turebye uko Sawuli yagenze siko Dawidi yagenze. Turebye uko n'abandi siko byagenze.
turebye uko Paulo yarunyuzemo siko Yohana yarunyuzemo, turebye uko Petero yarunyuzemo siko izi ntumwa zarunyuzemo, ahubwo uru rugendo buri wese yarunyuzemo ukwe kubera iyerekwa rye n'ibitekerezo bye nuko yumviye Imana. Yesu atugirire neza cyane. Nakuzana ijambo rivuga ngo urugendo cyangwa urugamba urwana cyangwa iki kibuga kinyerera cyangwa inzira ifunganye ntuzayigwemo, ahubwo uzarusoze, kandi intambara urwana uzazitsinde, ahubwo ntizizagutsinde. Yesu ashimwe cyane. Urugamba rero rwibasiye Abisiraheli kuri umusozi Gilibowa, abantu bize teoloji cyangwa se abantu baza amateka, ntabwo wari umusozi muremure cyane ukanganye, wari umusozi ariko ntabwo wari muremure cyane ukanganye ku buryo wari ugoye cyane, ariko nyine igihe cyari kigeze kugira ngo uru rugendo umuntu anyuramo ibi bizatubere isomo rizima. Niba Imana ikubwiye ngo ntago ngushaka ntabwo igushakaho, have kuko wazahura n'ibibazo. Kandi abantu banze kumvira Imana, banga kumvira ijwi ryayo, bisabira umwami, banga kuyoborwa na Samweli, nicyo cyatumye Imana ibaha umwami. Uyu mwami rero marigeze babwira ngo yazabakoresha uburetwa, abasore banyu bazagenda ku ndogobeze, abagore banyu n'abakobwa banyu bazamuhingira, bagira ngo ni imikiro, bavuga ati ibyo ntacyo bitwaye. Ariko nyuma Sawuli abakoresha uburetwa barababara. Reka nkubwire, kumvira Imana, kutumvira Imana bizana umuvumo, ariko kumvira Imana bizana umugisha. Uru rugendo rero ntuzarugwemo, ahubwo uzarusoze mu izina rya Yesu. Urugendo rero nasanze kirunyerera kandi ruracuramye, ikibuga kiracuritse. Iki kibuga ugihuriramo n'ibintu bigoye, ugiramo n'intambara zigoye, ushobora gushaka ahantu ukangwa muri uwo muryango, ushobora gutinda gushaka ikibazo mu bantu ntacyo batwaye, ushobora kubugira ubukene bikaba ibibazo. Iki kibuga nuko kimeze, ni inzira ifunganye, nta munezero urimo. Niyo mpamvu nakubwira ngo ntuzagwemo, ahubwo wambara imbaraga ukomeza urugendo. Nakubwira ngo ntuzagwe kuri uru rugamba rwo gusoza uru rugendo, kunyura muri iyi nzira, ahubwo ukomeze ukomeze uzasoza urugendo amahoro. Hari intwari zarushoje amahoro, ariko zanyuze mu bikomeye, zanyuze muri inzira ifunganye, zirihangana. Uzihanganira ubupfakazi, wihanganire kuba imfubyi, wihanganire kubura amashuri abandi biga, wihanganire gusonza abandi barya, yewe uzihanganire gutuka ntacyo wabatwaye, uzihanganira ibintu byinshi bitandukanye. Niko kuri muri uru rugendo. Urugendo ruragoye, cyokoza hari umunezero unezeza umugenzi, kuko Yesu ni umwami. Yesu ashimwe cyane. Ntago nzi intambara urwana, sinzi n'ibikwirukankana, sinzi n'ibiguhiga, sinzi n'ibyo urwana nabyo, sinzi n'ibyo umaze igihe kirekire urwana nabyo, ariko mu ijuru hari Imana izakubashisha ndetse ikagushoboza uko bisa kose. Reka nkubwire, urugendo uzahura n'abandi bagusubiza inyuma, tuzakubwira ati ibi ntibizashoboka, bazakubwira ngo ibi ngibi ntuzabigeraho, ibi ntuzigera ubibona, ibi byararangiye, ipfire rwose, ihakana Imana wipfire. Ariko ntuzamere gutyo, ahubwo uru rugendo ntuzarugwemo. Ndimo ndasenga Imana ambwira ngo urugendo ruracuramye kandi ruragoye, ntago dukwiye kuzarugwamo, dukwiye kuzagerayo, dukwiye kuzarusoza. Cyokoza nugenda nkuko abandi bagenda uzavunika. Mana dufashe cyane. Hari umugabo bita Yuda, ngo wagenze uko abandi bagenda, areba imiyabona ni sawa, akajya zitwara, ndetse bituma agurisha Yesu ku miya. Ngo yakurikiye imiya. Hari abaje kureba imigati yari yabagaburiye, abo ngabo birangira bayigendeye bose bayibuze ku munsi ukurikiyeho. Hari abagiye kurobabura amafi, ayabahaye barata ntibayasigaho ngo baramukurikira. Hari abahamagara bakoresha bikoro bakora umurimo neza, yageze kwa Zakayo aramubwira ati Zakayo, mwarukandarari wawe, ngo agakiza gataha muri Zakayo, ngabo yambuye abarihakane, ndetse arangije afasha n'abakene. Uru rugendo uzarusoze neza, rugendo ntuzarugwemo, iki kibuga ntuzakigwemo. Sawuli yakigwemo kubera kutumvira Imana, Sawuli acibwa kugoma kubera kutumvira Imana. Hari n'abandi benshi. Uru rugendo rwatumye uwo bita Salomo, Mungu wa Dawidi, Mari munyagubwami, ibuha umugaragu we kubera kukigendamo nabi, kubera gukora ibigirwamana by'abagore be. Uru rugendo uzarugende neza, Yesu akugirire neza. Reba uko ugenda uru rugendo, mbese ntiwaziruye ibyaziraga? Mbese ibyaziraga biracyazira kuri wowe? Ko ruhamagawe ni kukiri. Reba neza uru rugendo, iki ni ikibuga kigoramye. Uzahura n'abakwanga kubera kutiba nkabo, uzahura n'abakwanga tabafasha ibyaha, ni byinshi wikwifuza gusa nabo. Komera. Sinzi ikwirukankana muri iyi minsi, sinzi bitumye ucika intege, sinzi bitumye ucogora, sinzi bitumye Imana yaranyibagiwe, sinzi bitumye Imana yarantaye, ariko komera. Urugendo uzangwa n'imiryango, ariko komera. Urugendo uzangwa n'inshuti, komera. Urugendo uzahura n'abagambanyi benshi, ariko komera. Ntago ukwiye kuruvamo, ukwiye gukomera ugakomeza urugendo. Nari ndimo nkubwira ngo urugendo ntuzarugwemo, ahubwo uzarusoze. Biguteye ubwoba rero bisubiza inyuma, bwira shitani ngo ntacyo nzaba, Yesu ari imbere yanjye ni undengera kandi azakuyobora.
Mana tugire neza. Sinzi Gilibo urwaniraho, sinzi umusozi uhagazeho, ariko umuririmbyi yaravuze ngo nzahagarara ku munara wanjye ndindire ntegereza icyo ambwiye, naho cyatinda nzagitegereza, ngo nzarangaguza kubereka azansubiza kubw'icyo namuganyiye. Yesu ashimwe cyane. Bakristo babivuyemo, bandi barabiretse, bandi bagiye kunywa, bandi bagiye gusambana, bandi bagiye kwiba, bandi barabishyize hasi, kugavura byabaye turufu, ubusambo bwabaye turufu, kwikubirana n'ibyarabarenze. Ibyo bisanga ahantu hose, birababaje cyane. Rwangano rwararenze abantu, ntabwo wifuza ko mwene se atera imbere. Nabwiye ngo ishyari Sarawi yarangwaga n'ibintu bibiri, no kajagari muri we n'ishyari. Wowe umeze ute? Hari abo wabambye mu muryango wanga ko binjira, nawe ubwawe ntiwinjira, uriruhiriza iki? Mana muzabonana. Nubwo uru rugendo rugoye n'ikibuga gicuramye, ndakwifuriza kutazakigwamo, ahubwo ukomera wambara imbaraga, dukomeze uru rugendo. Yesu ni umwami. Kumusavuze ngo birarangiye, atega amaboko, ngwina kubabarira ibyaha, nawe yakubabarira. Ntiwasambanye nka Dawidi, nta maraso menshi wamenye kurusha Sawuli, ahubwo yakubabarira, aracyafite imbabazi, ngwina kubabarire. Igakumvira Imana tuzagwa muri urugendo, igakugenda uko wahamagawe, winyigana, wikwigana runaka, wigenda nka runaka. Imitima yacu ntihuye, n'ibitekerezo byacu ntibihuye. Kurikira ijwi ryaguhamagaye, kurikira wavuganye nawe, kuko nutamukurikira uzakigwamo. Nukora ibyo wishakiye uzagwa muri iki kibuga, nukora ibyo ushaka ntabwo uzarenga umutaru. Ariko ndakwifuriza urugamba urwana narwo rwo kunyura muri iyi nzira ifunganye, ntuzayigwemo, ahubwo uzakomere kandi uzakomeza uru rugendo. Reka dusoze. Utarihana yakwihana, tarakira Kristo yamwakira, aracyari ku ntebe y'imbabazi. Biroroshye, mubwire ngo mwami Yesu, ndi umunyabyaha umbabarire, nakoze ibi n'ibi n'ibi. Ntujye kwatira umwana w'umuntu nta gakiza abonerwamo, agakiza kabonerwa muri Yesu w'i Nazareti. Wiherere mu cyumba cyawe, ufungure ujye umubwire ngo Yesu w'i Nazareti, ndi umunyabyaha, nakoze ibi n'ibi, mbabarira, arakubabarira. Ushaka itorero, ugende usenge, umenye bene so, ubane nabo, ujye usenga ku cyumweru, uterane kugira ngo ugire imbaraga, umenye iby'uru rugendo, umenye amabwiriza n'amategeko biranga iyi nzira. Yesu akugire neza. Reka dusenga Imana. Mana ndagushimye kuri umukozi w'umuhanga, ushimiye kuri Imana ishobora byose. Twari muvuga ngo ikibuga kiragoye n'inzira irafunganye, uduha umwuka wera, urugendo ntituzarugwemo, ahubwo tuzarusoza amahoro. Hari abaruguyemo birangira nabi, hari abo byananiye biranga basubira inyuma, ariko twambika imbaraga kugira ngo uru rugendo turukomeze, dukomeze amategeko n'amabwiriza. Twibuke gukora k'Uwiteka Imana, twibuke imbaraga n'imbabazi z'Uwiteka Imana, urugendo turukomeze. Basawuli barananiwe barugwamo, Bagehazi barabeshye kubera ibiguzi barugwamo, n'abandi batutse umwuka wera barugwamo. Abagomeye Mose baruguyemo, ubutaka bwarasamye burabamira. Ba Miriam bavuze baguye ibembe, n'abandi. Data tugirire neza. Nsengeye umugenzi wese ukijwe uzi Kristo w'i Nazareti, urugendo ntazarugwemo. Wongera imbaraga z'umwuka wera kuri bo, kugira ngo bazarusoza amahoro, bazirure ibyari ibyo abandi baziruye, baziririze ibyo abandi baziruye. Ubagirire neza kandi ubaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ndabashimiye rero mwebwe mukoresha byose TV, mukoreshe ya kugira ngo twamaze Yesu. Niyo utakora subscribe, ntabwo arizo ngendere cyane, ntabwo ngendere gukorera amafaranga muri YouTube yoya, ngendere kwamamaza Yesu, kubera ko sinzabireka. Nabonye amaboko yakomeye, nabonye imbaraga ze. Umugisha urakoze rero, ngaho komeza ugubwe neza mu izina rya Yesu. Amen.